Yes, tugiye kubaha ikaze mwese mukomeje gukurikira GGTV kuri mikoro ni Gacha on make sure click subscribe amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba iburengerazuba ndetse abantu bari mu diaspora mwese ikaze rwose mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Ahangaha tukaba turi mu karere ka Burera, bantu b'iburera, abantu bose mu majyaruguru mwese turabakunda kandi rwose tukaba tubereka icyitwa ubwero nyabwo. Iki ni ikiganiro mwagiye mwikundira kandi mugenda rwose munanyoterwa umunsi ku munsi. GG yo bro man, ibintu ni atari, imvura ni danje, ibintu ni atari nahangaha ni danje. studio zabone twashinze Burera rero, studio dufite hano muri Burera rwose muri hangana, imvura ni nyinshi ariko nk'abasore banyu imbaraga turazifite, turagerageza kuvuga cyane tubaha amakuru ya nyayo kabisa tuzamuke neza. Ni GG nk'ibisanzwe, kora subscribe nimba uri kutwumva, nimba ukihagera bwa mbere kora subscribe nicyo cya mbere, comment ni ibyawe, like rwose mukubiteho hariya muzamure ewana, musharinga abantu banyu, bantu b'iburera mumeze bigwaye hanga rwose ku murenge ewana rwose dusuhuza umuntu umwe, dusuhuza sedo w'akagari, yewe ntamukunzi aka kagari nakibagiwe ni Burera, umurenge ni Burera, ahubwo byaba byanancanye umenyereye bya bisanzwe ufite mu mujyi wa Kigali byose uragumye kwitwa muri Kigali. Reka hano twageze Yesu sedo tumusuhuza cyane, uri umuntu w'umugabo cyane ewana, nabikunze biriya bintu watwakirije kandi mujye mora mwakira abashyitsi, ni byiza, ni indangagaciro za Kinyarwanda. uyu nguyu ngo yitwa Uwamahoro, ari i Buruseli, aravuze ngo GG nawe Gacha ndabakunda cyane kumbaraga muba mufite ngo, ariko mu kiganiro cyo kuri uyu munsi muze kugerageza basi utuganirize ku cyitwa ubuzima, kubera yuko abantu b'inangaha rwose barabakunda. Ni n'ikintu turi buganireho cyane, abantu b'i Burera, ikimwe mu bintu twasanze abaturage baho ntibabona Prudence kuki mutazibahereza gute abajyanama b'ubuzima, barazigurisha bamwe muri bo. icyo kintu turi guhururiza abantu bose, bantu b'i Burera, ibi bintu byo kugenda mushoka gutyo Kizimbabwe noneho ngo ni systeme Kizimbabwe, urabona ari intambara y'abashikaramu, noneho ngo abanyazimbabwe niba yarabanukaga bati jewe namutaka nyene yakadasibaga bati jewe ngo yagwaye cyane akamanuka arasa. Abandi nabo rero bari kumanuka Kizimbabwe bagatikura bya bintu byo kugenda bakubita iriya nkoresho yanyu yakira ibintu byinshi mani. Rero ibi bikorwa mani bigutuma sida yogera mu gihugu mani, biriya bintu twirinde sida, rubyiruko banyarwandakazi twirinde biriya bintu. Fata Prudence ni ubuntu, abajyanama b'ubuzima ntago ari ubuntu mani, abajyanama b'ubuzima barasigurisha. None se gute bagurisha Prudence? Ngiye bakubonye take kamwe kugusha service, iyo bavuze take igihe bakubonye umunsi umugaga w'ikwezi n'intuza yazamutse iteye ubwoba, ayo ngayo baba batwaye ari rero cici. Gacha birakwiye ko Prudence ujya ku bajyanama b'ubuzima bakazitugurisha. Hano muri Burera bakimbarira higize kuzaho gahunda mu gihugu yo kujya bagira ahantu bajya kuzifata rwose, banaziha abajyanama b'ubuzima baba bazifite, ariko igihari abajyanama b'ubuzima ngo bari kuzicuruza ngo impamvu umugabo ufite umugore ngo ntagakoresha, ariko ibyo ngibyo ni ubwumvikane. Ku mugabo ufite umugore njye nta kibazo mfite, ku rubyiruko niyo nshaka gushinga agati, wambwa we nawe ufite umugore nase umwana w'imyaka 23, ejo arajomba Alisa, ejo bundi ajomba Rine, ejo bundi ajombe Mukandi, ejo bundi ajye kuri Nyirantuza, ejo bundi ibyo umwe muri comment nawe abimuhurijeho, ejo bundi ngo nawe n'umugore yarayijame ngo ntabwo nagejejeyo neza. ibintu by'abagabo ngo murongora ntimurongora abagore banyu neza, barababamara ngo haje ikintu bita akantu kitwa bamare ngo ni ba basore b'inkorokoro bapfubuze.
Bamare umusore muremure muto magara matuye ewa abo bajama nibo bita babamare bafite imashini bro ngo umwana aragutikura uyu nguyu avuze ibyo bintu abagore mwihaye kutanyurwa n'abagabo banyu bitewe na stress nyinshi mwabashyizeho umugabo arivira mu kazi inda n'inda ngo araza agakozaho ngo ukagira ngo agakozaho ngo ariko umugore yamaze kugenda ngahita akugera agashaka umuvandimwe wo muri Bamare abo bantu ni abapfubuzi kuba bavuye kwitwa abapfubuzi ngo nabo babaye ahantu h'agaciro cyane ariko ibyo bintu byabo twe ntabwo tubyumva ntitunabyemera muri SMS avuze Kajekitwa abantu bacu aravuze ngo ngo yitwa yitwa Ishimwe aba yareka tarisame batazakora ngo nawe ugendikiye yitwa Ishimwe aravuze ngo mu gihe cyose ngo umuhungu n'umukobwa babonanye kandi mu gihe cyose umuhungu iyo ugiye ngo kumusura akubwira yuko arwaye wagerayo agakinga icyumba akavuga ati ngo sheri ngo reka tugakubita ubujya hise nimba ugiye utiteguye kuri bugarame ubujya he uyu nguyu nawe menya ngo bakobwa basore namwe igitsina gore mumenye iki kintu nimba wifashe ubwe ukumva muri wowe urifashe ufungukiye gusura umuhungu umugabo cyangwa icyo apfa kuba ari igitsina gabo ujye ugenda ubizi neza ko akaguru ukamanika uyu nguyu aravuze ngo nitwa Joshua ngo mu gihe cyose Joshua w'ikirunda ni mu Burundi bano Burundi we babarangi abantu bo mu Burundi amashyi menshi cyane ni amashyi muri abantu b'abagabo urutungo ajya no kutungo nere man bano b'Uburundi cy'ibitoke tubasuhuza cyane ni vuba tukagaruka tukabatsamo aravuze ngo abasore benshi b'i Burundi bakunze kubeshya abakobwa babo yuko bazabana akamurya umutungo yamara kumurya umutungo akahita yijya kwishakira akandi kana kakiri gatoya ngo ubundi bamara kubita akazibira umugore ngo nanjye rwose sindagira umugore ugize tugakubita hano b'i Burundi ni wa muco mwiza w'i Burundi so kudasiga inuma y'u Burundi yatumye ko Rwanda guguhaho ni wa muco w'u Burundi wo kudasiga inyuma ibyo waciyemo waho yanyuze ntihacirwa umugani sinzi wawuciye oya n'ubundi ari n'undi mugani uvuga ngo ntazi wawuciye ariko uvuga akantu hari n'undi mugani uvuga ngo narayihwereye wumva narayemereye rero nuko bihera hasi bizamuka narayemereye ibyo bintu rero rwose ariko icyo kintu kiraneze kuko ndibuka muri ka karere tutavuze na wa muntu tutavuze muri kano karere k'ibiyaga bigari tuzi wa muntu ushaka nimwe w'abasore muri kuba abantu ufasha ariye umutungo umukobwa arawumuriye fureshi yarawugigiza umwana w'umukobwa n'ikariso kuyigura atangira kumunanira byita gupeza ipari abandi bapeza akadege bapeza ipari arayishyura n'umukobwa ahita bashaka kandi ahita umutipe ahita ashaka icyo kintu ya mukobwa yakoze se yese ajya kureba mwalimu mugani yazivuze mwarimu n'umwarimu niko bambwiye erega niko byavuzwe udatuma neza gaca warasijya kuvuga surenge mu kinyarwanda mu kinyarwanda iyo bavuze mwarimu ujya utekereza ikibuga yes DJ Sex tugusuhuza ingoma ndabakunda cyane n'abantu b'ingoma bo mwese na boss w'iyo radio rwose ikora muri ako quartier umusubiza ariko abantu b'ikibungo ako gasangrefe bakabavuga
naho umukobwa ngo yahise ajya kureba mwarimu. Mani bazaho umuhungu akurya kugezaho ikariso, wambara ikariso imyaka 3 itarayihindura. Yenda ndakabije. Ariko biriho. Ariko nyine nawe bibaza. Nta mukobwa uzi waragishije umutipe uri mu bukwe, sibyo? Yawe mutakaje ibintu. Se reba yasore. Ni wa mukobwa. Yavuga iyi mbwa ntabwo bari byo gusezerana. Agatwara abana 3 mu rusengero pasiteri. Ayo mugabo we dore n'abana basa nabi. Ubukwe ntabwo noneho wowe yaramuretse ubwo bukwe burakorwa. Umwana yicara mu nzara arira. Ni iki cyo gukora? Umwana yarasigaranye shuimwe, yari afite isambuye. Yavugaga ati kuko yamuteretaga avuga ati tuzabana, wowe ndikubaka ndikora gutya. Umwana ati rero mama aka gasambu oya nakange. Nyina ati mwana wanjye ndayigwaye. Umukobwa yarategeye yiyandikaho n'ibiki. Hanyuma numara gushaka we n'umugabo wawe mujye muyihinga. Urumva umwana w'umukobwa ibitekerezo bizima yari afite. Ikigori kiramuriye kiramusoje kijya gushaka undi. Umwana w'umukobwa yari asiganye isambu mu bintu byose. Ariko uwo musore ntiyari azi ko ihari. Yamenya ko ihari. Yari kwihegenye burundu. Aho abakobwa mukundira abagabo nayo yari kwiyekera. Bo umwana w'umukobwa isambu arayigurisha miliyoni za 10 n'ebyiri. Amafaranga menshi. Umwana w'umukobwa ntiyese yihuta gutya na gutya, arabareka bigira mu kwa buki ko ari bane. Umwana w'umukobwa ashinga amangazini. Ku bantu mutaza amangazini ni boutique. Iyo ni operasiyo yo mu biyaga bigari. Okay. None umwana w'umukobwa yishingira amangazini, aracuruza akora udushinga. Umwana arakora tu biramuhira biraza bijya ku murongo. Bimaje kujya ku murongo atangira gufatika udufaranga aratwinjiza iki. Ubwo hanyuze amezi 5. Umwana w'umukobwa atekereza amarira ari gutya. Amaje kugira utuntu twishi arongera arakora cyane. Umwaka ucaho yigurira imitungo. Umwana w'umukobwa agenda pakinga aruzuza. Mbo ikintu yakoze gikomeye cyane. Yahise ajya kureba mwarimu. Ati ibintu bimeze ati si ibintu uko wabikereje kujya utakambakambishije. Ati mwari icyo nshaka umugore aratwita afite amezi 7. Sibyo? Amezi 3 yose munyicarize ku ipoto ry'umuriro. Umugore azabyare. Bantu niba ruga mugize ko namuyobora ko subscribe inkuruza n'umuriro. Episode zirahari. Jija arahari. Byagenze gute Jiji tubwire uko byagenze. Ati mwarimu nje nanze kumuzana vuba ngira ngo uzankorera akakara. Njewe mufata umunyicarize ku ipoto ry'umuriro. Iri ry'umuriro iyo mwarimu yakwicazaho ntushye. Sibyo? Oya ntushobora gushya. Ibintu byashyushye we. Ntushobora gushya niyo wagira uti uguma ureretaho mpaka. Ati munyicarizaho yambaye ubusa. Irereta. Umugore bazagenda abyare umwana nagira amezi 5 nibwo nzamumanura hariya sinamwangaga. Mwarimu ati mukobwa wanjye ibyo biroroshye. Mwarimu bavugana ibiceri amafaranga sindi we yavuga. Aya ni ibanga. Ayo cyane. Mwarimu ikintu yakoze yikoreye utuntu twe cyane. Amaze gukora utuntu twe amanika imwe. Umudamu mu gitondo abyutse abura umugabo. Se umugabo wanjye agiye. Arebye ku ipoto riri ku muhanda abona abantu barashunge. Arebye abona umugabo runaganirana iki yambaye ubusa amanitse ku ipoto. Wowe muntu ukunda ibintu by'amanyanga wahinduka. Iyi ngiyi kwari uwo byabayeho cyane. Uwo n'uwo byabayeho mba ndi kubwira uyivuga. Tuba tuyivuga ngo n'undi muntu ubifite agerageza ashaka uburyo ki yahinduka bro. None se Jiji ku makuru ari ku mihanda nyirangiza bamumanitseho
iwabo basaba imbabazi umugore. Noneho ikibazo ni n'iki ngiki kinakomeye. Uwo mukobwa yari yarashatse mu buryo ki budasanzwe, kuko urumva uwo mukobwa bayimukiye nta papa wiwe yari agize gute, yari afite. Noneho uwo mukobwa uwo musore yashatse, ise uwo mukobwa yashatse yaravukana na se we, na se w'uwo mukobwa, ariko umukobwa ntabizi. Noneho yanabishe nyina ko ari we wamukoze ibyo, kuko kuntu nyina yamukunda yavuga ati nimbwira mama ko ngenda kurogesha runaka ntabwo mama azabinyemerera, abikora ku cyongo. Noneho umukobwa agiye wabajye gusaba imbabazi, ageze ati se nyina ati se mwana wanjye bimeze bite, byagenze bite, ati gutya na gutya gutya na teti, ati mbese titi karabaye. Umukobwa urumva nawe ntiyari abizi, bazimukubise ni mbese nicyo cyarokoye umusore, bamumananura ariko runagana iki kububu. Ayandi makuru aravuga yuko umukuru wa Raila Odinga yashatse umugore yajya mukora ka massage. Noneho ubu ahantu bigeze nuko ari gupfiringa cyitwa kugakubita. Ibaza nawe umuntu byakagezeho ni mukuru cyane, aravuga njyewe ko bwaje nari ngeneye umuntu ubora ka massage, none nanjye ndamubonye akangororera uyu mugongo cyane. Za Rubagimpande suza umukobwa wese Rubagimpande rwafashe ushiriwe mu y'intandiro abagiye kubita cya umukobwa aba yafatiye gufatiraho mu ijipo, barabizi aba yafatiye. Ntabwo ibintu byose babivuga reka, icyo bita gufatiraho. Witwa Kiriku Akiri w'umurundi, akaba ari mu Rwanda, hano mu Rwanda akaba ari gutangaza yuko ari we best performance of Burundi. Niwe nanjye ndabyemeza, akaba ari mu Rwanda cyane. Umusare yavuze ngo ibi bintu bivamo ntacyo bishoboye. abandi bo bagira ngo ni bya bindi bisanzwe. Aravuga ati wowe mungwanye no kuvuga ati ukomeze ukore imbere, hari ibintu byiza uzatera imbere cyane kabisa. Ariko se yakoze buriya Bushari nta kosa yakoze. Buri muntu aremanye ibintu bibiri, gushima cyangwa kugaya. Ibyo bintu bidashima ubugaye sibyo, ibyo bintu rero kimwe muri byo cyo kigomba kuba. Iyo umuntu agaye ntabwo biba ari ukuvuga ko akuye isi. Nimba nyine we abibona negatively, hari ababibona positive. Njye rero ntacyo mushima, kandi abo bantu baba bagomba kubaho cyane rwose. Bushari respect kabisa. Ubu kajya gusuka burera twivuyemo.